Tuguhaye ikaze inshuti mukunzi wacu, turagushuje aho uherereye hose mu mbibi z'u Rwanda, inyuma y'u Rwanda, mwese tubahaye ikaze. Uyu ni umwanya duharira ibiganiro by'ubuzima, turi kubategurira umuti wagufasha kurwanya umubyibuho ukabije, cyangwa se wowe ufite ikibazo cyo kuba wabura apeti ushaka kuwukoresha, ndetse nawe ufite ikibazo cy'inkorora ikabije nawe wawukoresha, hanyuma ndetse nawe ufite ikibazo cyo kuba waribwa mu nda, uyu ni umuti ushobora kugufasha. Rero nk'uko ubibona uri gutegurwa, ni ibitunguru by'umutuku, ni tangawizi, ni tungurusumu, ni timerike, ndetse n'amazi n'ubuki n'indimu, hanyuma ukaba ukoze umuti mwiza wagufasha kongera ubudahangarwa bw'umubiri, gusohora amakolesterol mabi mu mubiri wawe, ukaba wagira ubuzima bwiza. Kurikirana kuko ubuzima bwawe nicyo gishoro ufite, nutabwitaho nta muntu n'umwe uzabwitaho, kandi ibi ni ibintu byizewe byagufasha mu gihe gito cyane ukaba wagira ubuzima bwiza. Ndabakunda cyane rero abo babanye natwe dutangiye kukaba tugeze ku musozo, wakoze cyane. Ibuka gukora subscribe niba uri mushyashya, kandi wibuke na like. Nawe utaha, ciao ciao.